Waba uri mu bantu ibibazo by'igifu bikunze kuzonga ukibaza impamvu umaze imyaka myinshi ufata imiti ariko ibibazo uterwa na aside y'igifu ntibishire? Abahanga mu by'ubuzima bavuga ko rimwe na rimwe ikibazo kiba gituruka ku buryo umuntu arya buri munsi. Hari n'ibiryo abantu batekereza ko bifasha digestion cyangwa igogora, nyamara ari byo byangiza buhoro buhoro utabizi. Muri iyi video aho dusobanura uburyo 10 bw'imirire bushobora gufasha kugabanya ibibazo by'igifu, uraza kumenya ibyo wakongera mu mirire yawe, ibyo wakagombye kugabanya, uburyo bwo kurya ndetse n'ibintu byo kwitonderwa mu gufata neza urwungano ngogozi. Mu gitabo kizwi cyane cyitwa Why Stomach Acid is Good for You, abaganga Jonathan Wright na Lane Rinard bavuga ko abantu benshi bafite ikibazo cyo kuzamuka kwa aside yo mu gifu baba batari bafite aside nyinshi cyane, ahubwo ari digestion yabo bidakora neza. Komeza urebe kugeza ku musozo kuko hari ibintu abantu benshi bakora buri munsi ariko bishobora kuba biri kwangiza igifu cyabo buhoro buhoro uri buze kumenya. Niba nanone ukunda ibiganiro by'ubuzima n'imirire bishingiye ku bushakashatsi, wakanda like ukabitwereka, ubundi ugakora subscribe niba wari utarayikora, kandi ugasangiza abawe iyi video. Ikaze abantu b'utuntu tw'ubwenge, umuyoboro ubagezaho ibiganiro by'ubuzima ku buryo busobanutse kandi bushingiye ku bushakashatsi. Iyo digestion cyangwa igogora ridakora neza, ibyo twariye bitinda gutunganywamo intungamubiri. Kuremererwa cyangwa pressure bikiyongera mu gifu, hanyuma acide ikazamuka mu muhogo. Niyo mpamvu hari abantu bafata imiti imyaka myinshi ariko ikibazo kigakomeza kugaruka. Mu bushakashatsi butandukanye ku buzima bw'igifu n'imirire, hagaragaye ibintu bishobora gufasha umubiri kunoza digestion no kugabanya acid reflux. Muri iyi video turareba uburyo 10 bw'imirire bushobora gufasha kugabanya ibibazo by'igifu no kunoza digestion mu buryo bw'umwimerere. Reka duhere ku ngingo ya mbere abantu benshi birengagiza. Ingingo ya mbere ariko idakunze kwitabwaho ni ukunywa kenshi byorohereza igifu. Iyo digestion ifite ikibazo, rimwe na rimwe igifu kinanirwa gusya ibiryo bikomeye cyane. Niyo mpamvu ibintu nk'igikoma, amasupu, za smoothie cyangwa imitobe y'umwimerere bishobora gufasha igifu gukora neza. Ibi bifasha kugabanya kuremererwa cyangwa pressure ku gifu no koroshya digestion. Urugero rero, mu gitondo ushobora gufata bimwe twakunze kwita porridge, ari byo bita oatmeal, ugakora ka smoothie cyangwa isupu y'imboga zoroshye. Ariko nanone wirinde soda cyangwa ibindi binyobwa birimo amasukari menshi kuko bishobora kongera iyi acid reflux. Uburyo bwa kabiri ni ugukoresha tangawizi cyangwa ginger cyangwa gingembre. Tangawizi ni kimwe mu biribwa byakoreshejwe imyaka myinshi mu gufasha digestion. Ubushakashatsi bwerekana ko ishobora kugabanya inflammation cyangwa gutonekara kw'igifu, ikagabanya iseseme no gufasha igifu gusunika ibiryo neza. Iyo ibiryo bitinze mu gifu, pressure iriyongera maze acide ikazamuka. Tangawizi rero ishobora gufasha digestion gukora neza. Urugero rw'uburyo wayikoreshamo ni nko gukora icyayi cya tangawizi bita ginger tea cyangwa thé au gingembre, ugashyira tangawizi mu mutobe w'imbuto cyangwa kuyivanga muri smoothie. Ariko ntukayikabye cyane niba igutera ubushyuhe bwinshi. Icya gatatu ni ukunywa amazi mu gihe cyiza. Abantu benshi banywa amazi menshi cyane barimo kurya, ariko ntibamenye ko ibi bishobora gutuma digestion igenda gahoro. Abahanga mu by'ubuzima batugira inama yo kunywa amazi mu gihe cyo hagati y'ifunguro n'irindi, aho kuyanywa akenshi menshi mu gihe cy'ifunguro. Urugero, wanywa amazi mbere y'iminota 30 mbere yo kurya cyangwa nyuma y'isaha imwe umaze kurya.
Icya kane ni uko utagombye kunywa byinshi mu gihe urimo kurya. Iyo umuntu anyoye ibintu byinshi cyane arimo kurya, igifu kiruzura cyane, kuremererwa cyangwa pressure bikiyongera, ubundi acide igahera kwizamuka. Niyo mpamvu abantu benshi bumva acid reflux nyuma yo kunywa soda cyangwa umutobe byinshi mu gihe barimo kurya. Fata amazi make cyane yo gufasha gusigogora igihe ufata amafunguro. Icya gatanu ni uko wajya utegereza akanya mbere yo kongera kunywa amazi, kuko nyuma yo kurya igifu kiba kirimo gukora digestion y'ibyo umaze kurya. Muri icyo gihe rero igifu gikoresha acide na enzyme kugira ngo kibashe gusya ibiryo neza. Iyo umuntu rero ahise afata amazi menshi cyane amaze kurya, bishobora gutuma digestion igenda gahora, kandi bamwe bakumva inda iremerewe cyangwa ibintu bizamuka mu muhogo. Niyo mpamvu abantu bamwe bumva babangamiwe nyuma yo kunywa amazi menshi bakimara kurya. Abahanga mu buvuzi batugira inama yo guha igifu akanya gahagije ko gukora digestion mbere yo kongera kunywa amazi menshi. Urugero, ushobora gutegereza nibura iminota 20 kugeza kuri 30 nyuma yo kurya mbere yo kunywa amazi menshi. Ariko ibi ntibivuze ko ugomba kwiyicisha inyota cyangwa guhagarika kunywa amazi burundu. Intego ni ukunywa mu buryo butuma digestion ikora neza kandi igifu ntikirusheho kuremererwa. Niba hari icyo ukomeje kungukira muri iyi video kugeza ubu, kanda like kugira ngo iyi information ifashe n'abandi. Reka dukomeze no ku cya gatandatu. Icya gatandatu ni ugukoresha indimu cyangwa vinegere ya pome. Hari abantu bamwe bagira acid reflux kubera digestion mbi aho kuba acide nyinshi cyane. Abahanga bamwe bavuga ko indimu cyangwa vinegere ya pome iyo bita apple cider vinegar, iyo ari nke bivanze n'amazi, bishobora gufasha digestion. Urugero, wavanga akayiko kamwe ka vinegere ya pome mu kirahuri cy'amazi mbere yo kurya. Ariko niba ugira indwara y'ibisebe byo mu gifu bita ulcer cyangwa uburibwe bukomeye, banza ubaze muganga mbere yo gukoresha indimu cyangwa vinegere ya pome. Icya karindwi ni ukwita kubanza kurya ibirimo proteine ku mafunguro yawe. Burya ibiribwa birimo proteine bifasha igifu gukora utunyabutabire duto bita enzyme dukomeye dufasha digestion. Kurya amagi, inyama y'inkoko cyangwa iy'ifi cyangwa yawurute bishobora gufasha digestion mbere yo kurya ibinyampeke cyangwa ibinyamafu byinshi. Urugero, watangirira ku magi cyangwa amafi mbere yo kurya umuceri cyangwa ibindi biribwa biri ku mafunguro yawe. Icya munani ni ugukoresha ibiribwa by'imiranzi cyangwa ibyo bita fermented food, aliments fermentés. Ibiribwa biranzitse cyangwa fermented food bifasha igogora cyane kuko bibamo bakteri nziza zirwanya bakteri mbi zo mu mara. Izo bakteri zimeze neza nizo zituma digestion inozwa, kubyimbirwa no kurekura umwuka mubi bikagabanuka, ndetse na acid reflux nayo ikagabanuka. Mu Rwanda hari ibiribwa biranzitse cyangwa biri fermented abantu benshi basanzwe bafata nk'amata y'ikivuguto, kimwe mu bizwi cyane kandi bifasha cyane igogora. Hari nanone ibyo bita pickles cyangwa cornichon, akaba ari imboga za concombre baranzika bakoresheje vinegere. Hari na sauerkraut cyangwa choucroute, akaba ari amashu aranzitse aboneka cyane muri za supermarket. Habaho n'igikwanga gikorwa mu ifu y'imyumbati, aho bareka ifu ikabanza kuba umuranzi mbere yo gutekwa. Ibi byose byafasha bagiteri nziza zo mu mara kandi bikanafasha digestion gukora neza. Icya cyenda ni ugukoresha nanone ibinyobwa by'imiranzi, fermented drinks cyangwa boisson fermentée. Haba igihe umuntu yumva indi byimbye cyangwa yuzuye umwuka mwinshi, bigatuma umuntu yumva aremerewe mu nda cyangwa atameze neza nyuma yo kurya.
Hari rero ibinyobwa bimwe na bimwe bifasha igogora gukora neza umuntu yafata nyuma yo kurya, bityo bikanarinda ikibazo cya acid reflux. Urugero, hari yawurute naturelle, cyane cyane iyo itarimo isukari nyinshi. Hakabaho umutobe wa kombucha, hari aho usigaye uboneka mu maduka manini no muri za butike zimwe na zimwe. Hari n'icyitwa kefir, akaba ari ikinyobwa gikozwe mu mata aranzitse, kirimo bagiteri nziza zifasha igifu na digestion gukora neza. Ikindi kizwi cyane ni ubushera bukorwa mu buryo bwa gakondo, akaba ari ikinyobwa gikorwa hakoreshejwe fermentation. Ibi bishobora gufasha abantu bafite bloating cyangwa digestion mbi. Ariko wirinde ibinyobwa birimo isukari. Uburyo bwa 10 bwakoreshwa ni ukurya byinshi ku manywa kurusha nijoro. Kurya byinshi nijoro ni imwe mu mpamvu zikunze gutuma abantu bagira ikibazo cyo kuzamuka kwa acide yo mu gifu. Iyo umuntu aryamye amaze kurya byinshi cyane, igifu kiba kigifite ibiryo byinshi gikeneye gusya. Ariko ikibazo ni uko iyo uryamye digestion igenda gahoro, kandi acide yo mu gifu igashobora kuzamuka mu muhogo ku buryo bworoshye. Niyo mpamvu rero abantu benshi bumva baribwa mu gatuza nijoro, bakumva hari ibintu bizamuka mu muhogo cyangwa bakabyuka bumva batameze neza. Ku manywa ho umubiri uba ukora cyane, kuko uba ugenda ukicara ugahaguruka, bityo digestion nayo igakora kandi igakora neza kurushaho. Niyo mpamvu abahanga mu by'ubuzima bavuga ko ari byiza kurya ifunguro rinini ku manywa aho kurirya nijoro. Ibya saa sita cyangwa lunch ikaba ari ryo funguro rinini, naho irya nimugoroba cyangwa dinner ikaba yoroshye kandi ikaribwa hakiri kare cyane. Mu gusoza rero, ikibazo cya acid reflux ntabwo buri gihe cyamarwa n'imiti gusa. Rimwe na rimwe uburyo turyamo, igihe turira n'ibyo dushyira mu mubiri nibyo bituma ikibazo gikomeza. Impinduka nto mu mirire zishobora gufasha igifu gukora neza no kugabanya uburibwe abantu benshi babana nabwo buri munsi. Mu kiganiro cy'ubutaha tuzaganira ku buzima bw'imitekerereze, aho tuzarebera hamwe ukuntu kudasinzira neza byangiza ubwonko bikaba byanatera ubugumba. Niba rero wakunze iki kiganiro, kanda subscribe kugira ngo utazacikwa n'ibindi biganiro by'ubuzima n'imirire. Wakanda like hano hasi kuri iyi video ukayisangiza n'inshuti n'umuryango, kandi udufashe wandike muri comment utubwire ingingo ugiye kugerageza mbere. Mwakoze cyane kubana natwe, tuzongera kubonana mu kindi kiganiro, ubundi mugire ubuzima bwiza.